Ngiri iyerekwa ridasanzwe. Hari mu ijoro ryo kuwa 19 z'ukwa gatandatu rishyira kuwa 20 z'ukwa gatandatu 2025 saa 9 z'ijoro. Neretswe ibintu byinshi bitangaje, ariko uyu munsi ndumva ntatuza ntababwiye inyandiko nabonye yanditswe mu kirere mu rurimi rw'icyongereza ngo "It is too late to accept Jesus Christ. This is your last chance." Ni interuro ebyiri neretswe ziyanditse mu kirere. Iya mbere iravuga ngo "It is too late to accept Jesus Christ." Iya kabiri iravuga ngo "This is your last chance." Ndabaramukije inshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndashima Imana cyane ko yongeye kunyemerera kuza imbere yanyu kugira ngo mbamenyeshe ubwiru bw'ubwami bwa Kristo, mbamenyeshe ko igihe cyegereje, amahirwe ya nyuma ari gutangwa yo kwinjira mu itorero rya Kristo, kandi umuryango numara gukingwa benshi bazishishimura, benshi bazashakisha uburyo bakwakira imbabazi za Kristo, ariko ntibizaba bigishobotse. Nimunyemerere rero nshuti bakundwa dutangire dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tugaruke dusesengura iyo message ikomeye itangaje yambujije amahoro ntarayigeza ku bantu bose bakurikirana ubutumwa bwiza bunyura aha hantu. Nimunyemerere dushime Imana, nimunyemerere tuyihimbaze, nimunyemerere kandi duce bugufi, kuko turi mu gihe cy'amahirwe ya nyuma yo kwakira umwami Yesu Kristo, we tuboneramo agakiza. Data, duciye bugufi imbere yawe, nta kintu tuzanye kindi usibye imitima yacu yanduye kugira ngo uyeze uyitunganye. Dutunganye utuboneze mu maraso ya Yesu Kristo, kuko niryo zina abisi bose bakirizwamo. Jambo ryawe ritubwira uburyo wakunze abari mu isi cyane ugatanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimye Data mwiza kubw'urukundo rwawe rutagira akagero. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze, ukora kandi uzakomeza gukora ku buzima bwacu. Tugushimiye imbabazi watanze muri Yesu Kristo, umwana wawe w'ikinege, agashenjagurwa, umubiri we ugatanyaguzwa, agapfa urupfu rw'ikivume kugira ngo twebwe tuvumurwe, kugira ngo twebwe abatari ubwoko duhinduke ubwoko, kugira ngo dukizwe n'amaraso ye. Turagushimye rero, niyo mpamvu duciye bugufi dusaba kwezwa no gutunganywa, kandi twebwe bamaze kumwakira turasabye ngo atubere umugenga, atubere umuyobozi, imbaraga ze zidushoboze byose, mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen amen. Haleluya, haleluya. Nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, nabibutsaga ko yari Bibiane TV, ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dushimye Imana cyane yo yaduhamagariye umurimo mwiza, umurimo wo kuzana abantu kuri Kristo, intama zazimiye zikamenya urwuri zikwiye kubarizwamo, aho zatataniye zigomba gutaruka zikinjira mu rwuri, kandi zikagira umwungeri umwe ari we Kristo Yesu. Rero nshuti bakundwa, muri uko gushima Imana ndayishima cyane nciye bugufi, ndayishima cyane n'umutima woroheje kubw'agakiza yatanze ku buntu,
kubw'imbabazi yahaye abari mu isi bose, kugira ngo uzizere izina rya Kristo wese azahabwe uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Ijambo ryawe Yesu ni ukuri, niryo rivuga ngo waje mu bawe ariko abawe ntibakwakira, icyakora bakwemeye bose bakizera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tugushimiye ko turi abana b'Imana, tugushimiye yuko tutabikesha ikindi, si kubw'imirimo, si kubw'inkomoko, ahubwo tubikesha kwizera Yesu Kristo. Nimunyemerere rero tuganire ku iyerekwa, kandi iryo yerekwa ni ukuri riratangaje kandi ryanteye n'umubabaro ukomeye, kuko nyuma yo kubona ayo magambo yiyanditse nabonye kandi imbabazi zimaze kurangira ukuntu abantu bishishimuye imyambaro bagashaka uburyo bakwakira Yesu Kristo bikananirana. Uyu munsi wa none rero ngitangira ndagusabye ngo iyi segonda ucyumva ubu butumwa, ukisuzuma ugasanga utarakira umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe, mwakira aka kanya, wibijyana mu masaha ari imbere, wibijyana ejo, kuko aya ni amahirwe ya nyuma uhawe. Haleluya, haleluya. Reka rero tubagezeho iyo mesaje duciye bugufi. Data mwiza, ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe, kandi turinginze kugira ngo ubwo tugiye kubumbura akanwa tuvuga ubutumwa waduhaye, ugirire umumaro abazabwumva bose bo mu isi yose, dore ko n'umutwe wabwo uri mu rurimi mpuzamahanga. Ndasenze kugira ngo uzasoma titire gusa, uzakoreremo abashe kukwakira, wowe ubwawe uzabyikorere. Ndakwinginze ngo umwuka we wera azaganze, ategeke, ayobore, kandi ndinginze kugira ngo bubu bw'umumaro buri wese uri buze kubwumva abashe guhinduka no kuguhindukira wowe Kristo. Amahirwe utanze ntabe impfabusa, ahubwo agira umumaro benshi. Ndakwinginze byose mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Niyerekwa nk'uko natangiye mbibabwira, hari mu ijoro mu masaha 9, ijoro ryo ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu. Ni ijoro rero ryashyiraga itariki ya 20 z'ukwa gatandatu 2025 mu masaha 9 y'ijoro, kuko iyerekwa narivuyemo mbona bibaye mu masaha 10 zuzuye. Neretswe rero ibintu byinshi nk'uko natangiye mbibabwira, ariko uyu munsi mbujijwe amahoro cyane no kubagezaho mesaje nabonye mu buryo bw'inyandiko bwiyanditse mu kirere. Ndararama, ndareba, ndasoma, mbona handitse amagambo avuga ngo it is too late to accept Jesus Christ. Indi nteruro yari munsi yaravugaga ngo this is your last chance. Haleluya, haleluya. Ubundi iyo haza kuba iriya nteruro imwe gusa ibanza, nari gutekereza nkemeza ko imbabazi rwose zarangiye, ko igihe cyo kwakira Yesu Kristo cyarangiye burundu bitagishobotse. Yesu yamaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi,
ariko munsi hari indi nteruro yari hiyanditse ivuga ngo this is your last chance. Ibivuze ngo aya ni amahirwe ya nyuma. Waratinze bihagije kwakira Yesu Kristo, ari we gakiza kabari mu isi, ari we muhuza w'Imana n'abantu. Igihe cyararangiye, ariko uhawe amahirwe ya nyuma yo kwakira umwami Yesu Kristo. Umuryango utarakingwa ngo umubare w'abanyamahanga bagomba kwinjira mu itorero wuzure ushyike, uhawe amahirwe ya nyuma kugira ngo ubashe kwinjira mu itorero rya Kristo, kugira ngo imbabazi zitagushiriraho. Haleluya. Bene data, ibi ngenekereje rero mu Kinyarwanda birasobanura ngo warakerewe. Mu by'ukuri warakerewe, igihe cyaragushiranye cyo kwakira Yesu Kristo. Waratinze rwose, wararangaye kwakira Yesu Kristo, igihe cyaragushiranye, ariko uhawe amahirwe ya nyuma. Uhawe amahirwe ya nyuma. Wiyapfusha ubusa nshuti, ndakwinginze n'umubabaro mwinshi ngo wipfushe ubusa amahirwe Kristo yatanze yo kwakira imbabazi ze, yo kumwiringira, yo kumwizera, kuko ari ryo zina abo mu isi bose bakirizwamo. Rero icyambabaje ni uko amahirwe abantu babonye ya nyuma nayo bayapfushije ubusa. Hari benshi batigeze bayafata ngo bayabyaze umusaruro, bayafate kuko nk'aho ariyo ya nyuma, ahubwo barirengagiza, bariyobagiza. Ndakwinginze nshuti mukundwa, wivuga ngo ejo, wivuga ngo mu masaha ari imbere. Fata icyemezo aka kanya, kuko nabonye abakerenceje ayo mahirwe irangira ry'imbabazi ribageraho. Barishishimuye, batanyaguza imyambaro, bikurunga mu mukungugu, bambara ibigunira, barikebagura ngo ahari bagirirwe imbabazi, ariko byari byarangiye. Icyo ni cyo cyanteye umubabaro ukomeye. Uyu munsi turababwira ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ubugingo. Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kurisoma mu gitabo cya Yobu. Nshuti bakundwa, tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice 33. Bene data, Yobu ibice 33, umurongo ni uwa 14. Ahantu nkunda kuhasoma cyane, umurongo ni uwa 14. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Haleluya. Nkunda uyu murongo wa 16 uvuga ngo niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Ijambo ry'Imana turaryiga amanywa n'ijoro,
ariko benshi tukarikerensa. Imana ntabwo igarukiraho, ahubwo ihitamo kutugenderera mu nzozi, mu iyerekwa, nijoro abantu bari ku mariri yabo bashyizweyo, kugira ngo bya bindi ibigisha ntibabyiteho, ibishyireho ikimenyetso, ibishimangire, ibitereho kashe, ibihamye ko ari ukuri. Nshuti, dusoma mu byanditswe ko igihe cyegereje Kristo akagaruka, ko imbabazi zigiye kurangira. Dusoma ko umubare w'abanyamahanga numara gushyika agakiza kazasubira mu Bisiraheli. Ibyo turabisoma biranditse mu nyandiko. Ariko Imana kuko ari Imana y'urukundo, ibona ko tutita ku byo itwigisha, ihitamo kutugenderera ubwayo mu majoro, dushyizweyo mu iyerekwa, mu nzozi. Ibihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha neza amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso simusiga kuri bya bindi tuba twize, tuba twasomye, tukabyima agaciro. Nshuti mukundwa, twasomye kenshi, twabwiwe kenshi, ariko ndabihamya kuko n'Uwiteka abihamije, niwe biteyeho ikimenyetso cy'uko imbabazi zigiye kurangira. Ahari wenda waba ukiri inyuma y'itorero utararyinjiramo, gira umwete winjire, gira umwete winjire, witinda, wivuga ngo ejo, wivuga ngo nimugoroba, bikora aka kanya. Wakire umwami Yesu Kristo, ndakwinginze. Nshuti mukundwa, ndakwinginze ngo wikerensa urukundo Imana idukunda, rwa rundi rwatumye ku ikubitiro itanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Na n'aya magingo abantu ntibarakamwizera ngo babone agakiza, abantu ntibarinjira muri we ngo babarirwe ibyaha. Benshi bigatuma bibwira yuko umwami Imana atindije isezerano, nyamara ntago ariko biri, ahubwo itinze kugira ngo irebe ko abantu bose bakizwa, abantu bose barokoka, hatagira n'umwe urimbuka. Nimunyemerere turebe urwo rukundo rw'Imana, turebe uburyo ikomeje kuduha amahirwe yo kwinjira muri Kristo Yesu. Itanze amahirwe uyu munsi ya nyuma yo kwinjira muri Kristo Yesu. Witinda, wibishyira ejo, wibishyira mu masaha ari buze. Injira muri Kristo aka kanya, ubuntu Imana yakugiriye wibukerensa mu izina rya Yesu Kristo. Dusoma urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice 3, umurongo n'uwa 9. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira. Imana iratwihanganira bene da, itwihanganira amanywa nijoro, umunota ku wundi. Itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Ngicyo igituma benshi babona ko isezerano ry'Imana ritinze, ariko ntago ritinze mu by'ukuri, ahubwo ni uburyo Imana ikomeje kutwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ihane nihane, twihane tuzibukire ikibi, dukora icyiza. Ntabwo twabyishoboza, tubishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Bene data, nimunyemerere twese aya mahirwe tubonye twe kuyapfusha ubusa, kubera yuko nyuma yuko inkuge imaze gukingwa, inkuge ya none ni Kristo. Umunsi kwinjira muri we bizaba bitagishobotse, benshi bazakomanga, benshi bazashaka kwinjira muri we
bitagishobotse bazarira baboroge bahekenye amenyo bicuze, bitagifite igaruriro. Uyu munsi fatirana aya mahirwe nshuti, ndakwinginze wikerense ubuntu wagiriwe. Bene data, natwe turashima Imana cyane kuko yatugize nk'icyuma kirangurura kigeza ku bisi ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami, haleluya, nibumara kugera ku batuye isi bose, ngo nibwo imperuka izahera kwibe. Ahari wenda waba wari utari wagerwaho n'ubutumwa bwiza, reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo rivuga. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo ni uwa 4. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, Matayo ibice 24 umurongo ni uwa 14, haravuze ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bwiza tubagezaho bwo kwinjira muri Kristo Yesu, bwo kwinjira muri we akabahindura bashya. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami tubabwira ko Yesu Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ko ntawe ugera kuri Data atamujyanye. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami tubabwira yuko ufite uwo mwana ari we ufite ubugingo, ko utamufite nta bugingo afite. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami tubabwira ko nta wundi muhuza uri hagati y'Imana n'abantu usibye Yesu Kristo umwana wayo. Ubu butumwa bwiza nibumara kugera mu mahanga yose, imperuka izahera ko ize, kuko buzaba bubaye gihamya ko abantu bumvise ahubwo bakanga kumvira. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, haleluya, mu ndimi zitandukanye burigishwa mu mahanga yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Nibwo imperuka izahera kwize. Icyo gihe imperuka izaza, hazabaho urubanza. Icyaha abanze kumvira Imana bazaba bashinjwa nuko banze kwakira ubwo butumwa bwiza, ngo bubahindure, bubabature ku bubata bwose bw'icyaha. Icyo gihe rero nta kwiregura kuzaba guhari, kuko uzabazwa niba warumvise, ntabwo uzahakana ko utumvise. Niyo mpamvu Imana ari intabera uyu munsi irateza amaboko kugira ngo uwinjira wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko abantu bakomeje kwiziba amatwi, bakomeje kuvuga ngo ibi niko byahoze, bakomeje kuvuga ngo ejo tuzaba twinjira. Ariko n'ukuri ni amahirwe. Mbagarukire ngo it is too late to accept Jesus Christ. This is your last chance. Aya ni amahirwe ya nyuma ubonye. Njyewe ndaje ngo ndangurure ikimana yampaye kubabwira. Ntabwo mbuze ibindi nababwira biryoheye amatwi yanyu, bibabwira ko Imana hari ibyo ihinduye bishya mu buzima bwanyu, mu mibereho yanyu, kibavanye ku butunzi bumwe bagejeje ku bundi. Ibyo biryoheye amatwi yanyu, kibahaye ubuzima bwiza. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Hariho umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, uwo ni we Kristo. Ijambo ry'Imana ni ukuri.
utakiriye Kristo nta bugingo afite, umwakiriye afite ubugingo kandi agakiza aragafite, azabaho iteka. Reka dusome ijambo ry'Imana nanone mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice ni 2 umurongo n'uwa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, reka duhere kuri 4, ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ni ukuri Imana yacu ni nziza, yo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ngicyo icyo Imana itwifuzaho twese, kugira ngo hatagira n'umwe uzarimbuka, ahubwo abantu bose bahabwa ubugingo buhoraho. Icyo ni cyo Imana ishaka, ariko twibuke ko Imana yatanze amahitamo, ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri, wihitiremo urupfu n'ubugingo, Kristo na Satani. Hitamo umwami ukwiye gukorera uyu munsi, hitamo umwami ukwiye kwimika mu buzima bwawe, mu mutima wawe. Hitamo nonaha, kuko hariho Imana imwe, Imana yacu ni imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Haleluya! Uwo muhuza w'Imana n'abantu n'umwe, kandi nawe ni umuntu, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Haleluya, haleluya! Yo yitangiye kuba incungu, yitangiye kuba incungu ya bose. Uwo ni Kristo. Niyo mpamvu ukwiye kumwemera, kumwakira, akinjira iwawe, akakubera umukiza, akakubera umucunguzi, akakubera umugenga. Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Ushobora kuba aya magambo wenda ari ubwa mbere uyumvise, ariko ibyanditswe birahari. Imana yabitereshejeho kashe, iyerekwa, nk'uko twabisomye muri Yobu 3:14. Tugiye gusoma rero ubutumwa ko bwanditswe na Yohana ibice ni 3 umurongo n'uwa 16. Haratubwiye ngo, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya! Imana yakunze twebwe abari mu isi cyane. Aya magambo abantu barayamenye, ariko icyama Umwuka Wera akongera akayabumvisha bundi bushya, akaba amashya mu matwi yanyu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Uwizera Yesu Kristo wese ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ukwiye kwihuta vuba na bwangu, ukizera umwami Yesu Kristo, nawe ugahabwa ubugingo buhoraho. Aya mahirwe wiyapfusha ubusa, warakerewe nibyo, ariko uhawe amahirwe ya nyuma. This is your last chance. Aya mahirwe wiyapfusha ubusa, kuko nyuma y'aya mahirwe namara kurangira, uzarira uhekenye amenyo, wigaragure, uboroge, urire, ushake kumwizera bitagishobotse, ushake guhabwa ubugingo buhoraho bitagikunda. Birababaje, bizabibabaje. Ntuzabe muri abo bazarira, ntuzabe muri abo bazigaragura, ntuzabe muri abo bazaboroga bashaka kwakira Yesu Kristo, ariko igihe cyabashiranye. Ni itangazo nari nkuzaniye, ngo it is too late to accept Jesus Christ. This is your last chance. Aya mahirwe ndakwinginze wiyapfusha ubusa, wiyapfusha ubusa. Haleluya! Uyu munsi wa none
Yesu Kristo niwe nkuge igereranywa na ya nkuge ya Nowa. Hari abantu benshi bavuga ngo ntabwo Imana yakwemera ko abantu yaremye barimbuka, ariko dufite ingero. Yesu wacu atubereye inkuge, abamuhungiramo bose barakira, abamuhungiramo bose ntabwo umwuzure uzabarimbura, nk'uko abemereye no kwinjira mu nkuge batigeze barimbuka. Ariko hari abaje gukomanga ku nkuge, umwuzure utangiye kubarengera, kandi barakerensaga amahirwe mbere y'igihe. Baza gukomanga, bose barapfuye bazize kutumvira, bazize kwanga umuburo. Uyu munsi uko Nowa yinjiranye n'abantu 7 mu nkuge, bose hamwe bakaba 8, uko niko Imana itagikorana n'ubwinshi bw'abantu. Icyo yagambiriye no kugikorera gikora, cyane cyane ko iba yatanze amahitamo. Uyu munsi turabinginga ngo muhitemo icyiza, mureke ikibi, mwinjire muri Kristo mutazarimbuka. Kristo niwe nkuge yacu, Kristo niwe bwugamo bwacu. Niho tugomba kwikinga umujinya ugiye gutera ukagwira abari mu isi bose. Inshuti, witinda, injira mu nkuge ari we Kristo. Bene data, ni ukuri hari abazaza gukomanga, imbabazi zarangiye, inkuge yamaze gukingwa, abo ngabo bazapfa nta kabuza. Nimunyemere dusome ijambo ry'Imana, umugani w'abakobwa 10. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 25, umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta. Umakinge sure ko ufite amatabaza ariko ufite n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Haleluya. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Igihe cyo kwakira umukwe kigeze, maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Igenzure neza, urebe itabaza ryawe niba riri kwaka, kandi urebe niba ufite n'amavuta ahagije yo kuza kuryongeramo ngo ritaza kuzima mu gihe witegereje umukwe. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza. Haleluya. Abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ni ukuri urugi ruzakingwa, hari abazahera hanze, kandi icyo gihe bazaza gukomanga ngo babakingure nabo binjire mu birori, ariko ntabwo bizakunda. Itegure kugira ngo umukwe naza uzabashe kwinjirana nawe. Biragusaba kugira amatabaza, ukagira n'amavuta yo kongeramo. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Benshi bazarira baboroge.
bakomange, nyakubahwa dukingurire, ariko umuryango uzaba wamaze gukingwa, injira vuba umuryango utarakingwa. Aya ni amahirwe ubonye yo kwinjira, wiyapfusha ubusa. This is your last chance. nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Bene data, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ahari yaza aka kanya, ahari yaza ejo, ahari yaza mu masaha agiye kuza. Uriteguye? Aya ni amahirwe ubonye yo kwakira Kristo nk'umwami n'umugenga w'ubuzima bwawe, ugahinduka umwana w'Imana. Nigeze kubabwira amagambo avuga ngo Yesu yaje mu bye, abe ntibamwakira, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo batabikesha ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babikesha kubyarwa n'Imana ubwayo. Twabyawe n'Imana ubwayo mu maraso ya Yesu Kristo. Umwemera wese akamwizera azabaho ubuziraherezo. Ihute, gira vuba, gira umwete, winjire mu maraso ya Yesu, ushireho inenge rwose mu mutima wari wanduye. Nicyo nkwifuriza, kandi ndagukomeje kugira ngo niba wari urangaye aka kanya wumve uyu muburo, wiruke winjire muri Yesu Kristo. Aya ni amahirwe ya nyuma ubonye. Reka dusome rero Itangiriro ibice 8 umurongo. Itangiriro ibice 7. Tugiye gusoma Itangiriro ibice 7 umurongo n'uwa 13. Tugiye kureba just ikintu kimwe gusa, ko abari batuye isi yo ku bwa Nowa harokotse abantu 8 gusa. Uyu munsi wa none rero wikwishinga bavuga yuko Imana idashobora kwemera ko umubare munini w'abantu urimbuka. Hanyuma bambwire abarimbutse ku bwa Nowa uko byagenze. Igihe cyose harokoka bake, babandi bemeye kumva no kumvira. Sodomu na Gomora harokotse 3, Loti n'abakobwa be 2, abandi bose ntago barokotse. Ku bwa Nowa harokoka 8, na Nowa arimo, umubare 8. Uyu munsi se hazarokoka bangahe? Ni amahitamo yawe. Niwumva ushaka kurokoka, injira muri Kristo we nkuge. Injira muri Kristo akubera ubwihisho, akubera ubwugamo. Niba kandi uhisemo kwanga Kristo, urarimbuka nta kabuza. Imana yacu ntago ari Imana ikoresha igitugu, ni Imana iduha amahitamo ngo duhitemo hagati y'icyiza n'ikibi. Yaduhaye amahitamo. Abo rero mbafitiye ubutumwa mbabwira yuko harokotse abantu 8 gusa. Kuri uwo munsi Nowa yinjira muri ya nkuge na Shemu 1, na Hamu 2, na Yafeti 3. Abo bakaba bari abana be. Wakongera kuri Nowa bakaba baye 4, n'umugore we 5, ndetse n'abakazana be uko ari 3. Ngaba abantu 8 babashije kwinjira mu nkuge. Imana ntabwo ikorera ku bwinshi, ahubwo ikorana n'abayubaha, abayumvira. Hitamo kumvira Imana. Ukora iki gusaba uyu munsi? Nicyo nkwifuriza kandi nicyo ngusabira. Reka dusenga n'Imana mu gusoza, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imitima yacu ibashe koroha, ihindishwe umushyitsi n'ijambo ryayo.
kuko ntabwo agakiza gaturuka ku mirimo, ntabwo agakiza gaturuka ku nkomoko, ntabwo agakiza gaturuka ku bandi, agakiza gaturuka ku kwizera Yesu Kristo, ukatuza akanwa kawe ko ari umwami, ugakizwa. Nimunyemerere rero dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo, duce bugufi, twakire Kristo mu buzima bwacu. Amahirwe tubonye tutayapfusha ubusa, tukazarira tugahekenya amenyo igihe cyadushiranye. Data, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimye ko wabanye nanjye kuva ntangiye kugera nshoje. Ibirogoya ni byinshi ariko Mana waranesheje. Ngushimiye urugamba uturwanirira ku manywa na nijoro. Ngushimiye ko ubutumwa bugeze kuri buri wese wageneye kwa bwumva. Kandi ndakwinginze kugira ngo wagize amahirwe yo kubwumva bugire ikintu buhindura muri we, amenye ko nta handi gukira kuri usibye muri Kristo Yesu. Amwemere, amwakire, abo umugenga w'ubuzima bwe, amuhindure mushya, ibya kera byose bibe bishize, kandi ababyawe n'Imana ubwayo kubw'amaraso yawe Kristo. Ndagushimye kuko ubikoze, ndagushimye kuko ugiye kuyobora ubwoko bwawe, ndagushimye ko utanze umwuka wawe kugira ngo yemeze abagiye kumva ubu butumwa bose, kandi ubarinde uburiganya bwa Satani, ubarinde kuvuga ngo ejo nibwo nzafata icyemezo, ahubwo aya mahirwe bahawe bayabyaza umusaruro aka kanya, babashe kwinjira mu nkuge, maze Kristo ubwo azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, aya mahirwe akiduhaye tuzabe twaramaze kwinjira mu itorero rye, tuzabe twaramaze kubarirwa mu mubare w'abanyamahanga bagomba kwinjira mu itorero mbere y'uko agakiza gasubira mu Bisiraheli. Urakoze, uri Imana yera, urakoze, uri Imana ikiranuka, byose turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Yari Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza, nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe, abasendere, kandi mufate icyemezo gikwiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.